uragenda rero ikintu nababwira abantu mwamukomerekeje muzamusaba imbabazi kuko inkoni ikubise mu cyebo uyirenza urugo uyu munsi niwo ejo niwo uriko nyumva inkoni ikoze iki ikubise mu cyebo uyirenza urugo niko umunyarwanda yaciye uyu munsi agwe mu ntege nke zimeze gutya n'urugero ni kuguha nawe ejo uzafatirwa ahandi kandi ufatirwe no mu bindi bikomeye no ufatirwa no mu bintu bitabiriye barimo kuvuga batanafite gihamya. Yes, reka ngo suhuze nongere nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikiye The Real TV amahoro y'Imana abane nawe ngi nitwa Blaze. Ndagira nkubwire ngo umeze neza fasha utameze neza nawe utameze neza wihangane ariko ihisi imera ntago uzahora umeze nabi hari igihe kizagera nawe mere neza ntago abantu twese duhora mu ijoro ntago abantu duhora tumeze nabi hari igihe kigira tugabigahinduka tukagera ku byo dushaka wihangane wowe ukomeze usenge ukomeze ukore. Uyu munsi rero twakiriye papa w'ibyiza amwita papa w'ibyiza Oji ako ngaka ariko Blaze ugashyireho Oji papa w'ibyiza Oji murakoze cyane kunyakira ndanezerewe cyane ariko mbere na mbere ntaragira ikintu mvuga reka tubanze duce bugufi dusenge. Data mu izina rya Yesu Mana ikomeye Mana ihoraho turagushimiye cyane kubyo wakoze mu bihe byatambutse kugeza none turagushimiye kubwo abantu ukomeje kurinda bagiye batandukanye bari hirya no hino ku isi kandi tukuragije n'abantu bose bari buze kureba kino kiganiro ndakwinginze bakifungura video igikundiro kibambare mu byo bakora byose kandi ibyiza byose bibabeho mwana. Rero mwami Imana turakunezerewe ukomeze ubane natwe muri iki kiganiro utuyobore mwuka wera turakunezerewe mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen. Nkunze uburyo witwa izina ryawe papa w'ibyiza. Nitwa papa w'ibyiza kubera ko njya nkunda kubwira abantu ngo naremewe kubera abantu besha umugisha niyo mpamvu rero ni izina mwuka wera yambatije. Cyane ko numva ko twese ariko twaremewe ahubwo bamwe nago babizi abantu nago bamwe babizi ko buri muntu wese uri kuri iyi si cyane cyane umuntu nyine wizera Imana mu buryo bwe wese yaremewe kubona ibyiza nagazi ko iyo nyenyera ifite nawe wabikora nura yabikora nundi yabikora nanjye nabikora tukabihuriza hamwe ibintu bikagenda neza kandi tugakora ibyo butwara. Rero uyu munsi abantu badukurikiye kuri The Real TV iyi ni televiziyo yacu izajya ivuga ibyiza nkuko yari isanzwe bikora ibice mu mucyo mbese biri mu kuri kwishi kandi kutabangana bakunda ibintu nago bakunda ibintu byo kuvuga ibintu biciye mu mucyo bwo kuvuga ibintu byiza bikundira byacitse ngo uyu muntu ngo yakoze ibi ngo uyu muntu ngo yasambanye ibyo bintu bikundira ariko twe turabizi ko ibyo abantu bakunda rwose niyo abantu batanu bonyine bareba iki kiganiro bakura amasomo meza biba biduhagije. Oya ni impamvu uravuze ngo abantu bakunda byacitse nibi abo ngabo twe tuzanywe no guhuza abo bantu kandi bakisanga bari ari inshuti nzi neza ko Imana izabidufashamo kandi Imana nta kijyamo ngo cyange mu buryo bwose mu myizerere yose umuntu afite nzi neza yuko abantu bose batameranye neza Imana yiteguye kubahuza kandi bikagenda neza. Papa w'ibyiza rero uyu munsi dufite iki rero kintu mbafite ibintu byinshi ariko muri ibyo bintu byinshi harimo bimwe na bimwe turaza kuvugaho bigiye bitandukanye. Hanze aha kuri imihanda hari inkuru iriho cyase hanze aha ngaha kuri izi mbuga nkoranyambaga hari inkuru iriho ngo Sabe nangwinurebe nabonye nigeze mbona video imwe ngo Sabe nangwinurebe ngo bari gutya ngo Sabe asimbuka igipangu ngaramanuka ikubita hasi harimo abantu benshi bamuteye amabuye harimo abantu benshi bamuvuze neza abo bose bagiye batandukanye buri wese agiye bivuga mu buryo ashaka. Ese nakubaza nkawe Blaze turi kuganira kuri iki kiganiro ese birakwiye ko Sabe twamutera amabuye birakwiye ese birakwiye ko umuntu yakora ikosa ibi birashoboka ko umuntu yagira intege nke y'icyo kintu akakigwamo cyangwa se kikabo cyangwa se akanabishyirwa ese birakwiye ko utangaza amakuru usebya mwene so? Oya ariko hari ikintu bavuga ngo hari abo yagiriye nabi ngo ku buryo ngo babitangazaga akabagira umusazi
kandi koko ngo hari abo yagiye ahemukira bikababaza urabazi bagiye bahunganirwa n'igihugu abantu benshi barabazi bakavuga ko kugira ngo bagaragaze umuntu bavuga uko ameze ari uko bagomba kumushyira hanze ariko nanone twakwibaza ngo ibyo ngibyo nabyo wamuganira byatuma wamugani tumenya wa muntu ibyo yakoraga bikaba byatuma abantu benshi bahinduka nabo babikomeza kubikora. Uravuze ngo hari abavuga ko hari abo ngo yagiye agirira nabi, hari nabo nanjye nabonye kuri izo mbuga bagiye babivuga. Ikintu nge nabivugaho ngaho, iyo umuntu akugiriye nabi ukabona akugiriye nabi, ntabwo wowe mwitura kujya kugira ute kujya kumusebya, ahubwo urushaho kumusengera cyane kugira ngo imbaraga z'Imana zikomeze kumushoboze. Rega shako yaraguye mu ntege nke yakiragiye akakwitwaraho nabi, ariko ntibivuze yuko niba yaragaragaye nabi imbere yawe yarakugiriye nabi, ntabwo bivuze ko ubuzima bwe bwose agira nabi. Hari abo yafashije uwo muntu, hari abo yagiye agirira neza. Rero niyo mpamvu tuvuga ngo nta muntu uri perfect. Nanjye wicaye hano abavuga ko yiyorobeka se, abavuga ko yiyorobeka, abo ngabo ikintu nabatangariza, ntabwo bikwiriye kugira ngo uzuvuge mwene so ngari yorobeka. Ahubwo iyo umubonyeho uwo mwuka ntabwo uza kubivuga, ahubwo ujya ahantu hiherera ukamusengera. Ku bantu bizera Imana no ku bantu batizera Imana nabo barahari. Umuntu utizera Imana yereka mubwira ukuntu yabigenza mu gihe inama, sibyo Breze? Iyo umuntu ubona ngo ari yorobeka, ntabwo ujya kumutaranga, ahubwo uricecekera. Rero twari turi kuri gahunda ya Sabe, abantu mwamuteye amabuye mukamucira urubanza, ntabwo ari byo. Impamvu atari byo, iyo Sabe ndabizi neza ko nubwo nge sindahura nawe, ariko hari abantu benshi yagiye afasha. Hari abantu benshi yagiye afasha bagiye batandukanye, hari abagiye ahindura ubuzima bagiye batandukanye, hari n'abo yagiye anahura nabo akabasitaraho nabo bakamusitaraho. Rero ntabwo ikibi kimwe cyaba kibayeho ntabwo ari cyo gikwiriye korosa ibyiza byose yakoze. Kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nubana neza na mwene so, nubana neza na mwene so uzaba ugiriye neza iki, uzaba ubigiriye Uwiteka. Ibyo rero ibyo ngibyo iyo mbigarutseho cyane bituma numva nabwira abantu nkavuga ati mwene so ntukamusebye, mwene so ntukamuteza abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa se ngo uvuge ngutya burabura nyinshi cyane. Ahubwo wowe gerageza umuhamagare kuri telefoni cyangwa se umushake umubwire ati kanaka ahangaha uri kurengera, ntabwo ari byiza, hano wakosheje byaba byiza kurushaho. Ese buriya abantu turi guhereza ibi bintu, turi kugaburira bino bintu, abantu bari kuza bakavuga umuntu nabi, nyuma iyo bamaze gusebya izina rye batekerezaga ko biragenda gute? Nyuma batekereza ko uwo muntu naramuka ahagaze akareka gukora ibyo bintu, harimo bamugirira ishyari, naramuka ahagaze akareka kubikora tukamubura burundu, bibwira ko bizaba bikemutse. Reka rero aka kantu nkavugeho, kandi nse nk'umuntu ukinjiyemo cyane. Urambwiye ngo abantu bameze gutyo, reka mbagusubirize kandi mu buryo butari bubakomeretse, nabo buri bubanezeze mu buryo bwabo. Umuntu iyo uje hariya kumusebya, wowe ubusa nkaho ushimishije irari riri muri wowe ritari iry'ubumana. Riri muri wowe ritari iry'ubumana, ariko ntabwo uba uzi neza yuko ikintu bibye hara kiba ari ikintu kibi kizakugarukira. Icyo ubibye nicyo usarura. Iyo ubibye kuvuga abantu nabi, ni ukuri nawe nibyo usarura. Nawe hari abantu bakuvuga nabi, nawe baba ko nawe hari ibintu runaka abantu bakuze babakuziho. Yes, urakoze cyane. Rero ikintu navuga kuri uwo muntu ujya harakatangaza inkuru mbi cyangwa se akajya kuvuga mwene se nabi ngo kugira ngo wenda acuruze cyangwa se amenyekane, kiriya kintu uba ukoze ushobora no kugikora kikaguhira aho wifuza kugera ukahagera, ariko burya ntabwo uhatinda. Uriya n'umugisha utaramba, urumva? Nabwira abo bantu rero, abari barabikoze Imana ibababarire, abatarabikora ntukajye unezezwa n'ikibi kiri kuri mugenzi wawe, ahubwo mwege mugataha wagize intege nke runaka, wowe garukira aho ngaho umwigishe neza cyangwa se unamusengere. Ibyo natabyumva umwihorere wicecekere, kuko icyo bibye nicyo usara. Nubiba kuvuga mwene so nawe bazakuvuga nabi, nubiba kugira neza kugira neza bene so nawe uzagirirwa neza. Uzi impamvu buriya abantu bafasha cyangwa se abantu batanga impamvu batajya bajya hasi? Waruyizi?
harimo ibanga rikomeye. Mm. Ndibuka hari ijambo nasomye Yesu ajya kujya mu ijuru nta rindi hamwe yadusigiye, ahubwo yaratubwiye yabwiye abari batuye isi bose n'abazayizaho mu bihe bizaza imbere yacu. Iryo jambo rihoraho kuko ryabaye nk'ihame ngo mbasigiye ihame ry'urukundo, ngo kunda mugenzi nk'uko ugize uti uko wikunda. Iryo hame rero iyo uryubakiyeho cyangwa se rikaba muri wowe rigatura muri wowe, niyo ugiye gukosa rirakubwira ngo stop, ngo garukira kandi ukagarukira aho ngaho. Rero ikintu nabwira abantu muri gutera Sabe amabuye, Sabe ntabwo nari mpari ngo wenda ibyo bintu yarabikoze cyangwa se ngo mvuge ngo ntiyabikoze, ariko uko byagenda kose nzi neza ko Sabe yabereye abantu benshi umugisha. Hari abantu yazamuye, hari abantu izina ryabo ryagiye hejuru kubera inyenyeri iri kuri Sabe, hari abantu inyenyeri ya Sabe yamurikiye bari mu mwijima, umwijima ugira ute uragenda. Rero ikintu nababwira abantu mwamukomerekeje muzamusaba imbabazi. Abantu bamwe bashobora kutwumva nabi bakavuga se hari ibimenyetso bigaragaza ibyo Sabe yakoze birahari. Ikindi hari abamuregaga mbere yuko ibyo bimenyetso bigaragara, kuko ibyo bintu birumvikana, si byumvikana. Nanjye video rega narayibonye. Nyuma yuko abantu benshi bavuga ngo Sabe hari ibintu akora bitari byiza, bakamuhakanya, bakabahakanya abafana babo, abafana ba Sabe bakabatuka. Kuko wasanga byari bihari pe, wenda byari bihari, reka tubishyire muri iyi si kugira ngo abantu babyumve neza. Byari bihari ibyo bintu byo kuba Sabe yaragiriraga abantu nabi ariko ntibimenyekane. None afatiwe mu cyaha akora ibintu nka biriya, nabyo nibyo pe twiririyo bira bintu byabayeho pe, ko video zirabigaragaza. Ariko se nanone niba ibyo bintu bihari ni byiza, hari umugabo wenda
hari abantu udafasha, hari uburyo ugira ikimenyane. Ibyo ngibyo Sabe ntabwo rwose ntabwo wamwigisha ngo aze kubihindura, ahubwo Sabe azahindurwa n'iminsi cyangwa se Imana bari muhindura. Ntabwo waza guhindura Sabe ubwire ngo ibyo abantu bameze kuri kiganiro. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo njya nkunda amagambo ari muri iki gitabo, njye wenda yemera 100% kandi nkayizera. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uwiyita intungane abahinduye Imana iki inyabinyoma. Ni ukuvuga ngo mwese nta ntungane ihari. Birashoboka yuko uyu munsi nafasha abantu ariko nkagira aho nsindirwa. Ubu reba abantu twese ku isi tugira ikintu kitugonga kikadutsinda, usibye Imana yo mu ijuru yo ibasha kugira ute kudushoboza. Ushobora kufasha abantu agasuzuguro kakakubana karekare, icyo cyasha cy'agasuzuguro kikakubamo. Ushobora kuba ufite family hejuru ariko ukaba nta muntu wagira ute wakwiyegereza uri hasi. Impamvu mvuze ibyo ngibyo ni iki? Sabe niba hari abantu yagiye asuzugura ariko bibuke bikubakira kuri cyo kuri abo yasuzuguye, nibite ku kintu cyiza yakoze. Rega buri cyiza impamvu gitangaza nuko umuntu nta cyiza kimuwamo, ariko Kristo igihe yamaraga kudupfira ku musaraba yahise aturemamo icyizere cy'ubumuntu buba muri twebwe. Umwuka wera utuye muri twebwe niwe uduha ubumuntu. Rero niyo mpamvu iyo umuntu yakoze icyiza nicyo kinangaza kurenza ikiba umuntu yakoze. Icyiza cyumvuga vuba, umuntu akacyakira vuba. Ariko noneho inkuru y'ikibi irirukanka. Ariko ibintu bibi birirukanka, ibintu bibi abantu babitindaho. Umuntu yumva se kuki uramubona ari kuri yaramezera. Ibyo ngibyo rero nitukomeza kubyitaho ndakubwiza. Ikindi navuga, hari abantu bazajya mu muriro utazima bazize ibintu bavugiye kuri kamera ngo bakurikiye amafaranga ya YouTube. Kandi burya ikintu uvuze, ikintu urimo ubiba nicyo uzasahura. Ni ukuvuga ngo ntago waza hano ngo uvuge ibintu ngo ukeneye kwinjiza amafaranga uvuge ngo Imana iri kukureba neza. Reka ngo uri gushaka amarongo. Oya, amarongo se bayashaka batesha Imana agaciro. Ikindi nakubwira kimwe nakubwira, umuntu iyo ushakiye ubutunzi mu mucyo, nkuko twebwe urubuga rwacu rwitwa ko ari ukuri, ari ibintu biciye mu mucyo. Iyo wubakiye ikintu mu mucyo cyase mu kuri, birashoboka yuko ako kanya udashobora guhita ubona inyungu zihutse, ariko uko byagenda kose umva ibyo bintu urabisarura, uhura nabyo. Niba ugiriye neza umuntu ushobora kutabona feedback mu gitondo, ushobora kutabona feedback mu cyumweru cyiza, ushobora kutabona feedback mu mwaka umwe, ariko uko byagenda kose uhura niyo neza. Ngiye kandi ibyo bintu bifiteho ubumenyi kuko ngewe nkanjye nahuye nabyo. Urumva rero ikintu nabwira abantu, mureke tubane neza, mureke dukundane, mureke twubahane, mureke twizerane, tureke gusakaza amakuru mabi kuri bagenzi bacu, ahubwo abacitse intege tubakomeze, tubegere, tubasange, tubahumurize, abakomeretse tubahumurize, tubabwire ngo humura, tubabwire ngo mukomere, mbese tubane neza. Imana nayo izarushaho kugira ute. Twe twifitiye n'intego nziza ahubwo yo gusura abantu bababaye, umuntu uzi ko afite ikibazo, umuntu uzi ko ubuzima butameze neza rwose, dufite gahunda yo kugusura tukaguhumuriza. Niyo nta kintu twakuzanira, ariko tuje kukwereka urukundo Imana iri kumwe nawe. Tukubwire ngo humura. Abantu ibintu byose bayifashe nk'ari ibintu bikomeye. Niba ugiye gusura umuntu, ugiye kumusura, ugiye kumubwira ngo umujyanire ngo ibyo kurya, si ngombwa kumutwara ibyo bintu. Kubwira umuntu, kumuhumuriza, ukereka kuri kumwe nawe, biba bihagije burya. Ntago Imana ikubwira ngo nujya gusura umuntu babaye ngo uzamujyanire ibyo kurya. Ibyo ngibyo n'undi mutima wa kabiri uba wagize. Umutima wa mbere Imana icyubahiro ni uko wagize, wafashe umwanya wawe ugatega, ukava mu rugo, ukareka ibyo urimo byose, ukajya kureba umuntu ukamubwira ngo humura, Imana iri kumwe nawe, humura, ntacyo uzaba, turahari. So byumva ahubwo ikintu nakubwira, kubera ko Yesu yarishyuye n'ibyo kurya tuzabibajyanira mu izina rya Yesu. Bazarya bamwe banarye no mu bintu byo mu mwuka, tubabwire ngo mukomere, tubabwire ngo humura, Yesu arakuzi cyane. Dufite hashtag bita humura.
humura amenya byose cyane rwose. ibyo tuzabibwira abantu kandi ni ukuri nzi neza ko imana dusenga, imana usenga Blaise, imana yacu nk'abanyarwanda muri rusange, ibyo bintu tuzabikora kandi tuzabikora neza kandi imana izabana natwe. Wowe rero ubabaye aka kanya uri hirya no hino ku isi, uri Uganda, uri muri East Africa, uri muri Amerika, uri hehe, uri kureba iyi video ari nawe wishimye, mwese nababwira ngo muhumure mu buryo bwose murimo kandi murakunzwe mu buryo bwose. Imana irakureba ahantu hose. Imana ibasha kureba umuntu uri mu rwobo nkuko iyabashije kubona Daniel ari mu rwobo rw'intare. Yananirwa kukureba uri muri Amerika, yananirwa kukureba uri muri Canada. Ahantu hose Imana irakureba. Humura, twebwe nkatwe twaje tuzanye ibintu byinshi, tubafite ibintu byinshi, tubahisha ibintu byinshi, tuje kunga abantu ndetse no kubahuza twizereye mu mbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo, twizereye mu mbaraga z'umwami wacu dusenga Imana Data. Yewe mu myizerere yawe yose tuzaguhumuriza. Waba uri mu Islam, nawe mu influencer ubona ibintu bintu ukabona ibintu byiza, ukabona bifite icyo byageza ku bantu, kandi ukavideo ugafata ugakata ugashyire kuri Instagram yawe, ubwira abantu dore ibyo tugomba kubwira abantu ngibi. Utwamamarize. Kuki wumva ko utatwamamariza ariko? Kuki wumva ko kwamamariza umuntu ari ukuba yaguha iki gusa? Kuki utafata utakora ibyiza kugira ngo abandi batere imbere, kandi ikindi kugira ngo byibuze natwe twihaye intego tuzayigire, kuko iyi ntego tuyikoze ikatunanira twayireka, ariko iyo wagambiriye ibyiza kikagerwaho ushima n'Imana, sibyo? Iki kintu rero tugomba kugikora, mudushyigikire. Twari tubahaye akaganiro gatoya dushaka kubabwira yuko ibintu biri kuri iyi mihanda mureke kubyishinga, ubwo murusheho gukomeza abantu. Sabe mu musure, abamwegereye, abari hafi ye mu musure, abanyamakuru mureke gukomeza kumukoraho inkuru zimukomeretsa, ahubwo mumukoreho inkuru zimuhumuriza. Murabizi neza ko hari abantu benshi yabanye nabo neza, n'abatabanye nabo neza mumubabarire. Nta muntu utagira intege nkeya ku buzima bwe. Rero ndabashimiye cyane, ndumva Blaise, ndumva twacumbikira hano. Ikindi tubafitiye abatumirwa bagiye batandukanye beza, Imana haye umugisha, basa na bike bafite ubuntu bw'Imana. Mu minsi mikeya iza tugiye kugenda tubashyiraho abatumirwa bagiye batandukanye, kandi tuzajya tugana ku bintu bigiye bitandukanye byigisha, bifasha, bikomeza abantu, kandi muzabyishimira, muzabikunda. Rero ikiganza cy'Uwiteka kibabeho aho muri hose, ubwiza bw'Imana bubabeho. Nimwakire gushaka kw'Imana, nimwakire gukora kw'Imana, ubwiza bw'Imana bubabeho. Abari muri business, abari kwa muganga, abari hehe, abakomerewe, abarira, nababwirije ijambo rivuga ngo mwakire imbaraga z'Imana. Magaze mu byahishuwe 11:6 ngo dufite ubutwari n'ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso. Mwakire imbaraga z'Imana, kandi amaraso Yesu Kristo ababeho. N'abayisilamu mwese mu myizerere yanyu, imbaraga z'Imana zibabeho. Turabakunda ndetse n'abandi bose, ko twebwe ntago twaje kwigisha amatoro n'amadini, ahubwo twaje kukubwira ngo Imana iragukunda. Murakoze cyane. Wakoze cyane Blaise. Wakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Turabakunda cyane.